ubwo yivuga imwe urimba agace gatoya hari ribizi kuririmba ntabyo nzirike indirimbo ze ndazikunda sinarenza wenda bibiri iya bibiri urayibona imeze neza yego kurara ahubwo ubwo se bibiri ubu uri umubosi ni ikiranguzo nkorera 25 ku kwezi kuri konti ubu hari hangahe 15 ari 15 ubwo uzasubira mu cyaro babwira ngo iki babwira saru wayana sohora ikinyafu guhera aho ngaho akira kinyafu nicyo bakubita mu ishuri ese ko nabonaga uwo babwira ngo ikinyafu ari umukobwa nyine urumva atari icyo uravuga ikinyafu kandi ugifite ikinyafu uragifite ni igihe kinyafu bavugaga ese urabona hari inkoni mfite mu ntoki neza urya mukobwa bari kumukubita inkoni buriya ni ishyamba mwakoze kudukurikira mukore like subscribe na comment ubundi dukomeze dutwike hasi Nagusuje cyane wowe ukurikira UB Media TV nitwa Adidas Turirimbe tugiye kubana hanyuma hano ndi kumwe n'umusore w'inkoroko hakuru umusore uri umugabo umusore uva mutarize akambanare ibiryo byo mbana bibonye kabisa tugusanze hano rero ahantu hari gushutingirwa indirimbo ushobora kuba umukunzi w'umuziki umuziki ndawemera na football na foot umuziki se umuhanzi uzi ninde buriya umuhanzi wemera umuhanzi wundi nemera ni Kenisol wari wamubona hose hapi ntago ndamubona nuko mubona ku mashusho umuntu utuye muri Kigali ukaba utarabona umuhanzi ukunda kandi ntabwo asura mukunda kandi nawe utuye Kigali ni ubushobozi buke ese ahaba yakoreye nagezwayo niki hari indirimbo yo zise ndazizi nyinshi imwe gusa ku buryo nakubona nawe leta avuga turi amutipe ngomba kumushaka kwera imwe ako kuziririmba byo nabyo nzi nese ubwo yivuga imwe urimba agace gatoya hari ribizi kuririmba ntabyo nzirike indirimbo ze ndazikunda waravuze ngo na football buriya urebaho nibyo se wigeze ugakina narakinnye ku ishuri wagarikiye mu kangahe mu wa gatatu segonderi barakubise da hanyuma se ikipe mu Rwanda yawe ni iye buriya ikipe APR wari wajya kureba match yayo se nivura akare nagezwayo n'ikisi ariko kuri kuvugana amaganya bite kandi wambwiye twaganiraga umbwira ko ukorera ifaranga ndarikorera ariko ntago najya kuri stade ayakura hese kandi yakorera ndayarya uyarya ikize ibiryo wese wavunika nurye buriya nko ku munsi urya nk'amafaranga angahe igihumbi cyose mani mani uri umuherwa ahubwo wama akazi urya ngahe ijana ni umuntu urya ukora iki yaryo buriya njyewe ndabyuka nkahirira inka namara kuzahirira nkajya no gushaka umuzigo nikorera nkabona amafaranga yandi wikorera imizigo hehe hariya mu isoko ry'abatsinda wowe urabyuka ukahirira inka yawe ya bosi urabyuka ukahirira inka warangiza ukajya kwikorera imizigo ukabona amafaranga niba urira igihumbi ku munsi se buriya wakoreye angahe iyo nayabonye ndayarya nayabura nkajya kurya kwa bosi tubwire wenda nko ku munsi ukorera angahe ku munsi iyo nabonye abantu bampa ibiraka ni nka 2 wenda 2 ku munsi ubwo mu cyumweru ushobora gukorera 7,000 ese mba nyafite nkorera 25 ku kwezi kuri konti ubu hari hangahe 15 ari 15
ubwo uzasubira mu cyaro babwira ngo iki? babwira se hari uwayantumye iyi nzagenda uko ndi nese hari uwayantumye ko mu cyaro nta umuntu nasizeyo ni mama gusa se azaba mbaza iki nimuha nk'icuma tugenda ugura igitenge hari ikindi ubwo se nuvuga ngo weho urakora kugira ngo unywe urye wishime wenda nimbona n'amafaranga nzajya ngura agatungo wenda tugafatanye n'abo mu rugo kandi wumva uhita uyinywera unywa agacupa ndakanywa ese ubwo wakora ntumwe wawukorera iki ukanywa igikoma cyo kwa boss akare ntabwo bajya baduha igikoma urahira ukaza saa sita bakakugaburira ariko inshyushyu yaho ntaho bayiguha nahise ubwo tuvuge ngo bajya kunywa inshyushyu bakagushyira hasi inkurayika mukabahereza amata ukajya kwahira bakajya kuyinywa se barayagurisha bose ntibanywaho wese niba banywaho ibyo biba bindeba nyine ugomba gufata amafaranga ukagenda mbese ubwo wowe urumva ibyo bintu ari byo wakamye ubaha agashyushyu bagiye kukanywa udahari Kigali niko bamera nyine wese wajya utongana nabo Kigali ni abasaza iyo ashatse ujya kuyagura nyine Kigali ni abasaza ibisambo gukama litiro 10 buri gitondo na nimugoroba ntunywe na litiro n'imwe ni mu cyumweru se bibaho ako se wahise ugura nk'inka kuri ayo mafaranga uri gukorera ukayijyana mu cyaro ubundi hagashya koko nawe 15 bigura inka nese wakoreye umaze imyaka ingahe ukora 2 imyaka 2 uhembwa ngahe 25 25 bya biri kwezi nese ubwo mu myaka umaze ubwo harimo angahera 25 ku kwezi amezi 250 amezi aniyombeja urumukire yagiye kubara none amafaranga iyo yahembwe ukajya ku muhanda urayacyura nese hari icyo utabonye mu rugo uravuze uti ndarya kwa boss se bateka amandazi kwa boss nta mandazi bateka kwa boss ba bantu baba bari ku muhanda ninjoro ntago bazi se ni bande ni bande abantu baba bari ku muhanda ninjoro ntabuze ariko harabo ndi gukeka indaya ntabwo nzizi ngiye indangamiro abantu baba bari ku muhanda ninjoro indaya rero ntabwo mbizi niyo arizo ntabwo wayira mbona abantu baba bari ku muhanda ninjoro nyine ubwo yo nahembwe ni abagabo se cyangwa ni igitsina gore ni abagore ni abakobwa ni abakobwa aho niho yashiriye nyine amafaranga oya sinarenza wenda 2 iya 2 urayibona imeze neza kurara ahubwo ubwo se 2 ubu uri umubosi ni ikiranguzo 2 urarangura 2 urangura ubishaka hari igihe uhitamo umwe ariko ufite 2 ukavuga ati ndashaka nka 2 uva kuri wa wundi ukajya ku wundi ukarangura nyine bose ukabararana uvayo ugataha warara mu nzu y'umuntu ngo wamuhaye 1000 bugacya ukamubwira ko yagukuramo ipantaro wa wundi akwisubiraho ubu bwacyo ukabyuka ngakira 1000 ibase 1000 gihaha iki kandi uvuze ngo 2 ni ku kiranguzo waracyemera ariko ugahita utaha nukuza vutu ugahita wigenda ntabwo warara mu nzu ngo wamuhaye 1000 noneho baba bafite inzu mubasangamo cyangwa mubajyana hari ufite aho umujyana wamujyana ariko nawe aba afite ahaba usangaye mbese ubwo abakurongoye oya none se nabakujyanye rakaraka nese iwe kubujyanye y'amafaranga abakurongoye gute cyetse yagiye kujyanye ku buntu ubwo ugeze yakavuga ati twari twemeranyije 50,000 uravana uyampaye byagenda bite rakaraka
uriya nawe ujya ahantu hajyanye n'icyiciro cyawe. Ese ubwo umuntu yavuga ngo uramwemereye senkani kandi areba mwahuriye mu kigage gute? Ese nta muntu ugira amafaranga ya danje winywera ikigage? Ntawe ndabona. Ngaho tugaruka kuri ya gahunda yawe yo kwisubirira mu cyaro, ubwo uzajyana bya 25 koko n'imyaka 3 umaze ukora. Ubuse kuri bonana amezi 2 ntago nzaba mfite nka 40 wenda nintasubira ku muhanda. Kandi wavuze ko utahira. Nzesubira. Urisubiraho? Nzajya nyabitsa boss. Ese ubwo none niba ubuse ubwo uzageza inkwano ryari pe? Kumaze iki? Inkwano se yo gushyigikira iyo kumaze iki? Inkwano se zikora iki? Inkwano nabyumvaga kera ntabwo mbiheruka. Kuva 2020 ntabwo mperuka kumva umuntu bakoye. Wese hari aho umwumva? Neshobora uko nagiye mata. Baramu abari we wikoye bakabyerekana ngo bamukoye. Iyo gahunda siriho? None se ni nkabangahe baherutse kugira ngo bakuye? Oya ntabana urabembwiye. Nabo. Ariko se none tuvuge ko utazashaka umugore? Nzamushaka ariko nemera kugiza ku buntu. Ku buntu? Wazana umukobwa w'abandi wize university wize iki waragize? Wize university se nzamukura he? Rwanda se ntibarimo? Ese niba barimo nzabakura hehe nyine? Ubu se tuzahurira hano cyangwa mu gishanga ndi kwahi? Ashobora kuza nka gutya nahoze mbona waje gushutinga indirimbo. Nka bariya mwazanye imbere. Akakwikundira. Bariya mwazanye hari uwankunda. Ubwo se nahoze mbona turi kukureba. Ntabwo byashoboka umuntu wahira ngo ahure n'umuntu wize kaminuza ntabwo bibaho. Ubwo ushyigikiye bya bindi bavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya se? Uko bimeze. Ariko sigara mukanya ta? Gusa keretse yarabuze umugabo. Yarabuze umugabo. Kamwe nigendere ta. Nikumva byo ngo nta mugore uzashaka ngo keretse azamushaka w'ubuntu. W'ubuntu? Kandi ukorera amafaranga. Ubwo asari igikwera? Ese umuntu wamuzanira ubuntu ukajya gukoresha ubuko uvuga ko werekana iki? Noneho kaburi cyabo. Nese ubwo ndagenda nta kantu nguri. No urangurira ahubwo ese ndakugurira wavuye i Kigali niba ari kuri Arena niba ari hehe? None se hano si Kigali? Aha se? Ubu so waturutseho si Kigali noneho ko waje hano? Nje kukureba. Ndakubonye ntacyo urambonye. Umbonye ute se? Uri umuntu w'ibogari abakobwa bashobora kurwanira urumva ufite amafaranga nubwo uri kuyahisha. Ufite inka uyifite mu cyaro? Inka? Umuntu utarara akayoga. Ubu se nayinyweye? Ariko umukanya urajya kuyisoma nta kirayingurira. Umaze gukora nkangaye mu gitondo nambwiye uti ngenda byuka nkahirira inka nkahita njya mu isoko. Uyu munsi nakoreye 1000 nta kimaze. None n'umwuka uwumazemo. None ngo nkugurire. Birashoboka. ubwo umwuka ndawumaze. Umwuka umaze. Ujya usoma utumura kukotse se? Kuva nabaho se ndakinisha n'iryo mu bishangara. Ibyo byarekareka. Ariko ufite gahunda tu yo kubinywa se? Wazumbwira ngo ukunda Kenisoro ngo ufana APR. Kenisoro gira ikintu mubwira hariya. Kenisoro sari he? Ariko kureba hariya kuri kamera. Kenisoro? Mutipe ndamwemera. Saje vuba. Ko ye nta n'umuhanzi nemera nkawe. Yasarasha ba Bruce Melody bamuzanye mwana ntugakabye. Ibyo biratandukanye ngewe uriya muhanzi niwe nemera. Kuva yasohora ikinyafu. Guhera aho ngaho. Ikinyafu bavuganye gikira.
kiriya kinyafu nicyo bakubita mu ishuri. ese ko nabonaga uwo babwira ngo ikinyafu ari umukobwa nyine urumva atari icyo. Uravuga ikinyafu kandi ugifite. Ikinyafu uragifite. Ni igihe kinyafu bavugaga. Ese urabona hari inkoni mfite mu ntoki. Neza urya mukobwa bari kumukubita inkoni buriya. Ni ishyamba. Mwakoze kudukurikira mukore like, subscribe na comment ubundi dukomeze dutwike hasi. Ambwira waratangiye kuvuga ngo hagize yagize untera inkunga. Ariko mbere na banze usuriza abanzi nakubwiye nkunda Tom Close nakubwiye ko mukunda na Knowless nkunda abanzi beshi. Se ntabwo urumva Knowless aririmba ngo Yuda umva Yuda erega tubana nkuzi Yuda umva ba Yuda babahari hari abantu batifuza ko dutera imbere nk'abagabo ukasanga ikigabo kiragutereta nta gahunda ariyo kugutera inda gusa. Ubu mwana w'imyaka 11 mfite ibaza impamvu ntamukurikije nyine nashubije amaso inyuma ndareba mbona ruwa yine ntacyamariye nta nicyo yamariye urumva mbona n'umugabo mpita numva ko n'umugabo ahari hose anayine ntacyo yamara niyo mpamvu nkorera kwigira. Knowless aramutse agushatse rero Knowless ndabizere kugukurikira ndabizere kugukurikira hariya. Knowless aramutse agushatse yakubona shabyihorere basi niyangira umukozi wo mu rugo ako Knowless ndamukunda aramutse anshatse yansanga hani batsinda ku giti cy'umwembe hano ku mucanga niho nkorera ni adresse yanjye bakuko igisheke ntago nzakivamo vuba sha ndamukunda mana sinzi ngaho mugenera ubutumwa duhite dusoza. Knowless ndamukunda nukuri ahari hose no umuntu witwa Knowless umuntu witwa Tonzi bamfashije Tonzi asengera kwa Minyoni Kimihororo ariko ni iry'abakire bara ni mu bakire nigeze kuhateranira najyaga mpabona Tonzi ako barana abakire mwana arantu ujya ugahita ubona ni mu bakire ntiwibona neza ugahita ubona tukiza hano mu butayu hari ishiru tukaza kwibwirira Imana bari mu bakire. So urana abantu baparitse imodoka nk'abandi 1000 wenda ni gare ririmo babigoye reba ijipo nambaye ni y'abakristo twebwe ndi gushakisha. Reka tugushimire keretse wenda hari ubundi butumwa uri kumva wagenera abo bantu ukunda nyine bari kumwe. Knowless ngenda mukunda nukuri muzamumbwire nubwo akomeye ngi ubuntu nkamubona byanshimisha aramutse mbese aje kunsura nkabona ari kubariza ngo ayi nka Messi Orange subwo naguruka najya mu bicu muzamumbwire ko mukunda cyane njyana namukumbura. Ariko urampa nimero yawe kugira ngo nzabashe kwimuha. Nimero yanjye ndayifite mfite na adresse ntuyina uzambwiye ko nanjye ndi umukobwa witeje imbere ndi umufemeri witeje imbere nkeneye gukomeza gutera imbere haba mu bitekerezo haba mu bushobozi njye ahantu hose ndumva nshaka gukora. Ubu ninguhuza nawe mu kiganiro uzemera kugikora hari yese ahubwo bamumamagariye ahubwo nta nimero z'abambonera niyo wampa nimero ze nibura nanjye nkajya muhamagara basi nkumva ijwi rye gusa. Urakoze cyane shaka ukuntu mumamagarira umumbwire nimuhura ko mukunda rwose cyane rwose cyane kuri mikoro se none se nzaguha igisheke munshyirire igisheke ahubwo wakimwihera nakimuha amuzana subu yakirya ariko nakimuhatira neza cyane. Nzambwiye ko hari umukobwa ucuruza ibisheke w'umufemeri witwa Solange uti rwose uzaza zakubikira igisheke cyiza aragukunda pe. Urakoze cyane ndagushimiye cyane wowe banye natwe iracyari UB Media TV turacyakora cyane kugira ngo namwe mubashe kunogerwa n'ibiganiro byacu tuba twaguteguriye komeza ikire ibihe byiza ariko wibuke gukora subscribe like share na comment. Sura uzi kuvuga subscribe ni ibikisi mwana wiseka vuga ngo mukore subscribe like na share kuri UB Media TV. Subscribe mwana muwe murese urabona ibyo ni byantu bizi icyongereza bize English abantu bazi English ngo UB Media TV UB Media TV wenda UB Media TV ndihumva da TV UB Media TV subscribe like share
subscribe like share bisobanura iki ubwo ngubwo reka mwana natwe tuba turi abakunguje mbani mu like no gukunda share no guhanahana ibintu icyo wari ufite ukagihuriya share comment ni igitekerezo comment ni igitekerezo hoya nibyo urana ni njyama birira byibagirwa mwitonde mfite umwana uri kwiga kandi uzikandi ushicyongereza bayiga kakiri ko ndushicyongereza hari gihe avuga nkareba hirya cyakora nyine ngakomeza mwakoze kwa natwe ciao ciao